ukaza umuhutaza ukaza umubwira nabi uzabanze umusaba imbabazi kwanza ntacyo bitwase nazimusaba uwo banza ushire hafi umunyegere oya kubera ko anyiyumve yibuka byose ibyo wamukoreye hanga ukijije mu rugo bwawe wamukwisa n'urushyi ikigaragara ko koze discipline wamutoje ni ntoya cyane kuko nawe discipline yawe iri hafi ya nayo yandi wowe umugangster naguskuri gangster wowe akusukuske waramenyereye usko ndaza kujya ngukurura amatwi uvura amatwi gute jewe nureba nabi nureba nabi zakurura amatwi witonde muzo kugira ijambo tugurwa amaze gufumbira urabona wanyegondera wowe wose wanyegondera we mfite kata 30 we nawe nagukata n'umutwe urebye nabi hasoni kaguwa mukozi ko genda gace hano ni kwa Rene ni kwa Rwema ariko umva reka ngubwize ukuri na business zawe zose ngomba kuzinishoka namwe uzakora gutya ukoza urutoki ndukata ukoza urwara ndukata nureba nabi ngende nguhongora iryinyo rimwe kurindi usigarana ibijigo gusa umva nkubwire rero we buri munsi ndabikubwira wihisha inyuma y'itara ibyo kungangisha ntacyo bivuze wihisha munsi connection wowe abantu bakuzi mu buryo butandukanye n'umuriro wa nyawe nzabishyira hanze byose nta kimwe washyiraho mu kigugwa amahoro wowe niwe cyahitana bitwara neza wowe jewe ndi bomba atomike ndikiri mbuzi warifashe unshyira imbere ungira nkaho ndi shield yawe ntabwo njyewe ndi ingabo yawe kandi guhera uyu munsi nzikuraho ku ruhande kandi ibikorwa byawe reka nkwereke guhera uyu munsi uriya mwana wemerewe no kugira amakuru y'ubumenyi guhera uyu munsi witondere uko ibintu byanjye byose ngiye kubigukuramo bishyire mu ndi muntu uzabiyobora ntihagire ubishobora nkaho jewe wanshyize muri system uzi imyaka ishize njye wamushyizemo ntabwo ukunda kugukura muri ntabwo washobora ntabwo umwana bishobora bimushyire hasi nawe ujye hasi ariko haguruka tujye hariya dukine shyira hasi haguruka dukinesha dukine tureza wowe haguruka dukine muri iyi ni inyundo kinuni y'ibiro 15 izo mbaraga ntabwo zigikora njye ntabwo utazakira umutima zakugubyo mu nda n'amara nzayazana nzagukubita inkoni yo ku mutima kandi uzayibona umwana wazakumenya uriwe noneho wa nyawe ntabwo arakumenya iyi ntambara ya Rwema ndetse na Tayiga iraza kurangira ute? Ikaze mu kiganiro My Heart Analysis. Nongeye kuguha ikaze wowe mukunzi wa My Heart aho uherereye hose. Ndabizi ko mutwumva aho mba muri hose mu Rwanda, nko mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Tutibagiwe ko hari abantu batwumva bari inyuma y'imbibi z'igihugu nko mu Burundi. Abantu muba mu Burundi turabasuhuje cyane, mwiyumvemo ikaze. Iki kiganiro bakita My Heart Analysis kigaruka kuri kese zabaye muri My Heart, ariko My Heart ikaba yarangiye izo kese zidasobanutse. Izo kese rero turaza tukaziganiraho. Mwibutse ko iyo utanze ibitekerezo uba ugize uruhari mu ikorwa cyangwa se wihutishije ikorwa rya My Heart, uba utanze umusanzu w'ibitekerezo bituma My Heart isohoka hakiri kare tutabatindiye. Kuri uyu munsi ndagira ngo nibutse abantu bakunda My Heart gukora subscribe ndetse no kujya basharinga iyi filime yacu ya My Heart kugira ngo abantu benshi bayibone nk'uko byahoze mbere. Ngira ngo murabibona ko abantu badukurikiranaga baragabanyutse, niyo mpamvu mugomba gusharinga iyi filime kugira ngo dukomeze turyoherwe nayo, tuyisangire n'abandi bantu bagiye batandukanye. Rero kese ya mbere yabaye muri My Heart, ariko My Heart ikaba yarangiye iyo kese idasobanutse. Ni intambara ya Rwema ndetse na Tayiga. Kuri ubu ngubu rero Tayiga arashaka kumenya ndetse no kwiyegereza umwana we. Navuga ko ari umwana we kuko burya umwishwa wawe aba ari umwana wawe. Kuri ubu ngubu rero Rwema aravuga ati ntabwo naguhereza umwana wawe cyangwa se umwishwa wawe kubera ko uri indiscipline. Kandi nanone ahangaha Tayiga aravuga ati nanjye nagushira hanze ibintu byose byawe bikajya hanze abantu bakabimenya. Ese kuba Rwema yareka uyu nguyu Tayiga akamenyana na Natasha ntabwo yaba mwiciye ubuzima? Nihe nama wagira Rwema? None se Rwema niyanga ko ikwerekana cyangwa se
kwereka Natasha uyu umuntu bagira icyo bapfana ari we Taiga, bikaza gutuma amushira hanze. Rwema nibwo araba yungutse. Nihe nama wagira Rwema kuri ubu ngubu usumbirijwe na Taiga? Tugiye kuri kese ya kabiri, nanone ni kese y'uwo bita Dev na Navi. Birasa nkaho Navi kuri ubu ngubu ari gucuruza Dev, na Dev nawe akajyaho akavuga byinshi ku kazi atazi uko kameze. Ese Dev naza kuvumbura Navi haraza gucura iki? Niye nama wagira Dev? Nese ko Dev tubizi neza ko ari kwa bana, hagize ikiba ugasanga Benita asanze uyu nguyu Dev ari kumwe n'uyu mugore, hacura iki? Nihe nama wagira Dev? Nese Dev namara kuvumbura imigambi yose ya Navi, niye nama wagira Dev uburyo yakwitwara? Wowe uri Dev wakwitwara ute? Wahita wanga Navi burundu cyangwa se wamubaza icyabimuteye? Nihe nama wagira Dev? Nihe nama nanone wagira Navi ukomeje gushuka Dev? Ibi bintu biba biri ngombwa kugira ngo tubyigireho, kubera ko tuba tugomba kwiga kuba inshuti z'ingirakamaro. Niba Dev acuruzwa n'inshuti ye magara, biba bikwereka ko nawe inshuti zawe harimo nyinshi zishobora kukugambanira. Niyo mpamvu tuba tutagomba kwizera buri mwe wese. Nanone kandi tugiye kuri kesi ya gatatu, iri hagati y'abantu batatu, ni Gadi, Tony ndetse na Yves. Kuri ubu ngubu Yves yanze kuba yatera inda Tony kugira ngo kubera ko akeka ko umwana ashobora kumujya kure, kandi koko niko bimeze. Ese niye nama wagira Yves? Nuko yakwemera aya mafaranga, cyangwa se nuko yatera iyi nda umwana akamujugunya nkaho atamubyaye? None se kuri ubu Gadi ko yamaze kugambanira Yves, akaba yayimiye amafaranga cyangwa se akaba yasabye amafaranga kugira ngo amwaproachinge, amwiyegereze, maze abashe kumushira Tony amutera inda. Nihe nama wagira Gadi nyuma yuko Gadi ateye inda sheri wa Yves? None dore agiye kumugambanira nanone kuri Tony, amwiyegereze, birangire amushutse, agende atere inda Tony. Ibi byose bigaragaza kuba inshuti mbi. Nibyo tuba tugomba kwiga. Kuba inshuti mbi kwa Gadi ni ibintu bitangiye buno vuba. Gadi yahoze ari umuntu mwiza. Ese nihe nama wagira Gadi kuri ubu ngubu wahindutse? None se Yves we afite ubukene, ashaka amafaranga. Nanone kandi ntabwo agomba gutera inda ngo ajugunye umwana amere nk'aho atigeze abyara. Ese niye nama wagira Yves muri iri hurizo? Yves w'ikintu atwigisha, atwereka ko tugomba gufata umwanzuro twatekereje. Tugomba gutekereza ku bintu nk'inshuro miliyoni kugira ngo dufate umwanzuro wo gukora ibintu. Nihe nama wagira Yves? Nihe nama wagira Gadi? Nanone kandi kese ya kane iri ku muntu bita Nina ugiye kugaruka mu muryango. Nina we ikintu turamuvugaho. Nina biravugwa yuko yarakaye ngo Yves ngo ntiyamusuye, ngo yanze ko bakora ikinyoma cyo kuba yavuga ati ni njyewe wamuteye inda. Iyo Yves yemera ibi bintu, yari kuva mu bukene, wenda bari kumukoreshereza ubukwe ndetse na Nina akamuha amafaranga makeya. Kuri ubu ngubu rero Nina yarakarariye Yves. Ese ari Yves na Nina, ninde wakagombye kurakarira undi? Ese ahangaha Yves kuba yaranze kujya mu bindi binyoma agashira Nina ku mugaragaro, ni ikosa yakoze cyangwa se ntabwo ari ikosa? None se Nina we kurakarira Yves ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri? Ibi ngibi bya Nina ikintu
bigomba kutwereka ko tugomba kwakira ingaruka z'ibintu byose twakoze. Nina niba yaraje kugira uca agaca inyuma uwo bakundanaga, bikaza kurangira bimugizeho ibibazo byose tuzi yagize, bigomba kutwigisha ko buri gihe byose duteguye gukora ikintu kibi n'ubundi ingaruka zizabamo. Nihe nama wagira Nina? Ese Yves kuba yaranze ibi byose, kuba yaranze kuba yakorana na Nina ikinyoma cyo kubesha ko ari we wamuteye inda, ni ikosa yakoze cyangwa se ntabwo ari ikosa? Tubakeneye rero muri comment. Kuri case ya gatanu rero tuhafite Scott na Nzayino. Nzayino na Scott turabizi bagire gutya basohoke bagera iyo baragera, Scott atera inda. Kuri ubu ngubu rero Nzayino yanze gusubira mu cyaro, afite impamvu yumvikana. Kuba yaravuye mu cyaro ari umwe nta mwana atwite, agasubira yatwite ni ikibazo kuba yabayo, ni ipfunwe kuri we. Scott nawe nta bwinyagamburiro afite, mu gihe cyose yaba abana na Nzayino nta terambere yageraho, kandi ashaka kugira ngo amwohereze mu cyaro agereyo maze Scott yisuganye akorera amafaranga. None Nzayino ntabikozwe. Ibi byose bigenda bitwigisha amasomo agiye atandukanye. Mbese ni ikihe kintu wigira kuri iyi couple ya Nzayino ndetse na Scott? None se niye nama wagira Scott, niye nama wagira Nzayino? Wakoze kubana nanjye. Njye nitwa The Brown nk'ibisanzwe, nkaba ndi umwe mu batunganya amajwi n'amashusho byo muri My Heart. Tuzongere dusubire nawe utaha. Ntibibagiwe gukora subscribe ndetse na like, comment, ibyo ni ngombwa kugira ngo wihutishe ikorwa rya My Heart. Share nabyo birakenewe. Tuzongere duhure mu kiganiro My Heart Analysis.